أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. Kubw'ibyo bavandimwe b'Islam namwe bavandimwe tudahuje ukwemera aribo bakristo, uyu munsi ni tariki 25 z'ukwezi kwa 12, no munsi bamwe mu bakristo bafata nk'umunsi w'ivuka rya Isa ibn Maryam ariwe Yesu alayhi salam. Tugiye kureba ese uyu munsi Islamu ivuga iki ku bijyanye n'ivuka rya Isa ibn Maryam. Islam idutoza iki mu kubanira neza abavandimwe tudahuje imyemerere bishingiye kuri uyu munsi bita umunsi wa Noheli. Abavandimwe b'Abasilamu, uyu munsi w'ivuka rya Yesu hari amasomo akomeye cyane dukuramo twigamo bishingiye ku myemerere yacu. Abasilamu tugomba kwishimira yuko Isa yavutse bikadushimisha kandi tukavanamo amasomo akomeye cyane. Iyo twumvishe Noheli bitwibutsa ubuhambare bw'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, ukurema kwayo, ibikorwa byayo, ibyidukorera, ubuhambare bw'Imana muri rusange. Hanyuma bikanadutoza kubanira neza abakristo, mu gihe usanga bamwe mu Bayisilamu bawufata nk'umunsi w'agahinda, umunsi w'akababaro, umunsi wo kurakarira abavandimwe tudahuje ukwemera. Abayisilamu, hari bamwe mu Bayisilamu bigishwa batyo, nyamara sibyo. Ivuka rya Isa bigomba kudushimisha nk'Abayisilamu, bikadutera ishema, tukanezerwa, tugasingiza Imana Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse tukifuriza abavandimwe bacu isabukuru nziza ry'ivuka rya Isa ibn Maryam. Kubera iki? Kuko bitwibutsa ubuhambare bw'Imana, si ukubarakarira, si ukubabanira nabi, ahubwo niyo banadutumira tukabiyegereza tukaba hafi yabo. Aho ngaho idini ya Islam, Imana subhanahu wa ta'ala tubwira muri Qur'an igira iti bismillahir rahmanir rahim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana. Hamagarira abantu nyagasani wawe, ubahamagarira Imana yawe ukoresheje ubugenge n'amagambo meza, amawidha meza. Wajadilhum billati hiya ahsan, kandi nimujya impaka muzajya impaka mu byiza, mu bworoherane. Iyo ni aya Qur'an. Usanga bamwe mu Bayisilamu rero bigisha Abayisilamu bagenzi babo ati umunsi wa Noheli ni umunsi wo kurakarira abantu, n'umunsi w'agahinda. Bagasoma aya ya Qur'ani iri muri suratu Maryam, aho Imana igira iti bismillahir rahmanir rahim takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wama yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Imana iti imisozi, ibirere n'isi birahungabana cyane, bikenda gusatagurika kubwo kumva yuko bavuga ko Imana ifite umwana, kandi ntibikwiye ko Allah subhanahu wa ta'ala agira umwana. Izo aya eshatu ziri muri suratu Maryam akaba ari zo buriraho bakigisha Abayisilamu ko ari umunsi w'agahinda n'ibyago n'amakuba. Nyamara ntibumviye ko Noheli cyangwa se ivuka rya Isa ari ibyo bintu bituma twibuka Allah subhanahu wa ta'ala, tuzirikana ubuhambare bw'Imana nk'uko turaza kubibona. Muvandimwe rero, mu gihe umukristo agutumiye harimo umuturanyi wawe, Islam idutoza kubanira neza abaturanyi. Harimo abavandimwe bakomokamo, Islam idutoza kubanira neza abavandimwe bacu, abo dukomokamo. Mu gihe rero agutumiye ukabyanga, ukamurakarira, ukazinga umunya, wibwira yuko nawe azaza ku munsi mukuru w'Irayidi. Aho ngaho ubuciye umubano hagati yawe nawe. Kandi mu gihe ushobora kujyayo ukitabira ubutumire bwe, ariko ukirinda ibintu bya haramu. Hari ibintu bya haramu birimo imiziki, inzoga n'ibindi nk'ibyo ngibyo muharramati Islam itemera. Ariko mu gihe ibyo bintu bitarimo ugomba kubyirinda, ukitabira ubutumire bwe, niko kumyegereza, mukicara mukaganira ku by'idini, ku bya Isa ibn Maryam,
ati Yesu twatumwemera gutya, Islam imufata gutya, uko tumwemera ni gutya na gutya, mukaganira gutyo. Mu gihe bitagenze gutyo uba unyuranyije n'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe rero turebe Isa ibn Maryam kuvuka kwe birimo inyungu ikomeye cyane mu myemerere yacu nk'abayisilamu. Dufata urugero ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Hari hadithi dukomara muri An-Nur Thaqalaini juz'u ya mbere safha ya 347, igihe cy'intumwa y'Imana Muhammad Rasul niyo dufataho urugero. Igihe cya Rasul abakristo bari ku musigiti we barimo barakora imigenzo yabo ijyanye n'imyemerere yabo, nuko abasahaba baza kubaza intumwa y'Imana ati ya Rasulullah, bari ku musigiti wawe barakora iki? Nuko Rasul abwira abasahaba ati mubampamagarire baze hano tuganire. Subhanallah, abakristo ku musigiti n'intumwa y'Imana. Nuko abakristo baraje imbere ya Rasul baricara baraganira, babaza intumwa y'Imana bati se uduhamagariye iki? Intumwa y'Imana iravuga iti faqala ila shahadati an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Ati ndabahamagarira ko mugomba kwemera mukanamye ko nta yindi Imana ikwiye gusenga mukuru uretse Allah, kandi mukanemera ko nanjye ndi intumwa yayo. Rasul arakomeza abwira ati wa anna Isa abdun makhluqun yaakulu wa yashrabu wa yuhdith. Mukanemera ko na Isa ari we Yesu ari umugaragu w'Imana, yararemwe kandi yararyaga akanywa ndetse akajya no mu bwiherero. Bamaze kubyumva baramubaza bati qalu faman abuhu, none uwo Yesu wacu tubwira papa we ninde? Subhanallah, ise ninde? Bamaje icyo kibazo bashaka kumugaragariza yuko Isa ari umuntu uhambaye cyane, ari ikiremwa gihambaye, bamufata kuri urwo rwo hejuru cyane. Nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fanazala alwahyu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi, haitse hamanuka wahyi, intumwa y'Imana irahishurirwa. Baramubwira bati qul lahum, babaze uti ma taquluna fi adama akana abdan makhluqan. Ese muravuga iki kuri Adamu alayhi salam? Ese Adamu ntiyari umugaragu w'Imana kandi yari ikiremwa? Yaakulu wa yashrabu wa yuhdithu wa yankih. Adamu alayhi salam yararyaga akanywa ndetse akajya mu bwiherero, ndetse yari afite n'urushako, yari afite umugore. Fasalahum nabi sallallahu alayhi wa alihi, intumwa y'Imana ibabaza ibyo bibazo. Faqalu, baramusubiza ati naam, Adamu nuko yarameze. Nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala faman abuhu, ati none uwo Adamu ise ninde? Fabuhitu wasakatu, bahise bakorwa n'isoni baraceceka. Uyu Adamu alayhi salam Rasul kumubaza gutyo, mwambaje Yesu papa we ninde? None ndabaza ngo Adamu ise ninde? فأنزل الله سبحانه وتعالى نبقو هايسي هامنوك آية يوانك من سورة آل عمران أهو إيمان جريت بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وأرجر ربوا عيسى إن بري إيمانا نهرجر ربوا آدم خلقه من تراب إيمان يمرم يميتك ثم قال له كن فيكون إلى جرافكتي وأربا. Aya ni amagambo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiraga abo bakristo ibagaragariza yuko iremwa rya Isa ni ibintu byoroshye cyane imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Biroroshye cyane imbere y'Imana. لأن الله تبارك وتعالى خلق البشر بغير أب ولا أم. Imana yaremye ikiremwa muntu hatabayeho guhura k'umugore n'umugabo ariwe Adam ndetse na Hawa alayhi wassalatu wassalam. Wa khalaqa Allahu al-bashar min bila ab. Imana iremye ikiremwa muntu igikomara mu mugore hatabayeho umugabo. Uwo ni nde? Ni Isa alayhi salatu wassalam. Wa khalaqa Allahu al-bashara min abi wa Imana iremye ikiremwa muntu habaye kubaho guhura k'umugore n'umugabo.
ibyo Allah subhanahu wa ta'ala nako rasul yashaka kugaragariza yuko imana kurema kwayo biroroshye cyane. Urundi rugero ni urugero rw'intumwa y'Imana Zakariya alayhi salatu wassalam. Uburyo Zakariya yasabye Imana kumuha umwana, nuko Imana imanura abamarayika kujya kumuha inkuru nziza, ati mugende muhe inkuru nziza ko nzamuha umwana witwa Yahya. Abamarayika bahageze batangiye inkuru nziza kwa Zakariya. Zakariya aratangara cyane, avuga ati se birashoboka? Y'intumwa y'Imana birashoboka? Aratangara kuko we yaramaze imyaka myinshi yarabuze urubyaro, n'umufasha we yaracuze, yarabaye umukecuru kukuri. Nuko Imana iravuga iti, abamarayika baravuga ati qalu kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin, uko niko Nyagasani yanzuye kandi yavuze ngo biroroshye cyane, biramworoheye cyane. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا, kandi Nyagasani we wakuremye ntacyo waricyo. Bavandimwe rero, iremwa rya Isa ibn Maryam biroroshye cyane imbere Allah subhanahu wa ta'ala, uko bavandimwe bashoboye bifata nk'ari ikintu gihambaye cyane gikomeye. Hari ibintu bigera kuri bitatu bavuga kuri Isa, bafata nk'ari umwihariko kuri we, nyamara bikaba atari umwihariko kuri Isa alayhi salatu wassalam. Ikintu cya mbere baravuga bati Isa ibn Maryam izina rye ryahishuwe mbere yuko aza hano ku isi. Icyo kintu bakagifata nk'ari ikintu cy'umwihariko kuri Isa gusa. Nyamara Islam, Qur'an tugaragariza yuko hari ibindi biremwa amazina yabyo yahishuwe mbere yuko baza hano ku isi. Ntabwo byari umwihariko kuri Isa alayhi salatu wassalam. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri bakavuga ko Isa ibn Maryam ngo yavuze akiri uruhinja, ari uruhinja yaravuze. Ibyo bakashaka kugaragaza yuko ari umwihariko kuri Isa, nyamara si umwihariko kuri Isa. Islam itwereka yuko hari abandi bana bavuze ari impinja, ari batoya cyane. Icya gatatu bakereka ko Isa alayhi salatu wassalam yakoze ibitangaza, ko ari umwihariko kuri we, kuzura abantu, ukora iki. Naam, yarabikoze, ariko hari izindi ntumwa zakoze ibyo bitangaza. Ni ukuvuga ngo Isa alayhi salatu wassalam si umwihariko we gusa, ariko hamwe n'ibyo ngibyo Isa alayhi salatu wassalam huwa min khamsati ulul azmi min ar-rusul, intumwa y'Imana Isa ni umwe mu ntumwa z'Imana eshanu Imana yatoranyije mu rwego rwo hejuru cyane. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, izo ni intumwa z'Imana twazamuye tuziha urwego ruhebuje cyane. Uko ni ugushaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko noneho tugaruke kuri wilade ya Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Icyo kintu cya mbere bavuga yuko izina rya Isa ryatangajwe mbere yuko avuka. Nyamara hari intumwa z'Imana eshanu tugiye kura muri Qur'ani, amazina yazo yahishuwe anatangazwa mbere yuko ziza hano ku isi. Intumwa y'Imana ya mbere ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibyo tuyikoma muri suratu Saf aya 6, aho Imana igira iti bismillahir rahmanir rahim ala lisani Isa ibn Maryam wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaykum. Ubwo Isa yigishaga wa bani Israil akabahamagara abwira ati yewe bani Israil, mukuri njyewe ndi intumwa y'Imana kuri mwe, musaddiqa lima bayna yadayya min at-taurat, kandi intumwa y'Imana kuri y'umunyakuri, nkanahamiriza nkanashimangira iby'ukuri byo muri Taurati. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, kandi nkanaba n'inkuru nziza yuko hazaza intumwa nyuma yanjye, ismuhu Ahmad, yitwa Ahmad, ariwe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Intumwa ya mbere. Intumwa ya kabiri muri zo ntumwa z'Imana eshanu izina ryatangajwe mbere ko izano ku isi, intumwa y'Imana Yahya alayhi salatu wassalam. Ibyo tuyikoma muri suratu Maryam aya 7, aho Imana igira iti ya Zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya, ati yewe Zakariya mu by'ukuri tuguhaye inkuru nziza yo kuzabyara umwana w'umuhungu, izina rye ni Yahya, kandi
nitwigeze duha iryo zina mbere ye, nta wundi muntu wigeze witwa iryo zina mbere ye. Intumwa y'Imana Yahya alayhi salatu wassalam ibn Zakariya. Intumwa ya gatatu izina ryatangajwe mbere yuko avuka ni intumwa y'Imana bita Ishaqa na Yaqub. Ibyo tuyikoma muri suratu Hud aya 71 aho Imana igira iti bismillahir rahmanir rahim wa imra'atuhu qa'imatan fadahikat fabasharnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Ati n'umugore we Sara, umugore wa Ibrahim alayhi salatu wassalam, nigihe abamarayika baza kumuha inkuru nziza y'umwana mu gihe yaramaze gucura, yaramaze kumukecuru w'ingumba utabyara. Abamarayika amaze kumubwiye gutangiza inkuru kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam, Sara yarabyumvaga, umukecuru aratangara avuga ati se ibyo birashoboka? Araseka cyane atangajwe n'uburyo yumvise. Nuko tumuha inkuru nziza yo kuzabyara Ishaq, wa min wara Ishaq Yaqub, kandi na nyuma ya Ishaq mu mugongo we hazavamo undi witwa Yaqub. Ubwo ni Ishaq na Yaqub nabo amazina yabo yatangajwe mbere yuko baza hano ku isi. Undi rero muzumwa z'Imana eshanu amazina yazo yatangajwe zigira hano ku isi ni intumwa y'Imana Isa alayhi afdalus salatu wassalam, aho Imana igira iti muri suratu Ali Imran aya 45 agira ati wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha yubashshiruki bi kalimati minhu ismuhu al-Masih Isa bin Maryam. Ati ibuka ubwo malaika yavugaga ati yewe Maryam, mu byukuri Allah aguhaye inkuru nziza y'ijambo rimuturutseho yuko uzabyara umwana w'umuhungu, izina rye ni Masih Isa ibn Maryam, mwene Maryam. Urumva rero izi ni intumwa z'Imana eshanu amazina yazo yatangajwe mbere yuko ziza hano ku isi. Icya kabiri akavuga bati Isa ibn Maryam yavuze akiri umwana muto cyane, ari uruhinja. Nibyo ibyo kari byo bashingira bavuga yuko ari umwihariko kuri Isa ibn Maryam gusa. Nyamara si umwihariko kuri Isa. Hari abandi bavuze bakiri batoya. Urugero twatanga igihe cy'intumwa y'Imana Yusuf alayhi salatu wassalam. Yusuf ku gihe cye igihe bamushinjaga yuko yaryamanye n'umwamikazi, urwo rubanza rwaje gukemurwa n'umwana w'uruhinja. Imana yitubwira muri Qur'an ati umwana yazamujwe avuga ati murebe ku kanzu ya Yusuf nimusanga yacitse inyuma, umugore niwe uraba uri mu kinyoma, Yusuf ari mu kuri. Nimusanga yacitse imbere, Yusuf niwe uraba uri mu kinyoma, umugore ari mu kuri. Umwana we waciye urubanza basanga koko umudamu ari we uri mu mafuti. Urundi ruhinja rwavuze rukiri ruto cyane, ibyo tuyikoma muri hadith intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajyaga Isra na Mi'raj, aza kumva impumuro nziza yimva, arabaza ati abo ni bande? Baravuga ati ni Mashitatun, ni umudamu wari umujakazi wo ku gihe cya Farawo. Igihe uyu mudamu umujakazi wo ku gihe cya Farawo yari umwemeramana, mu gihe Farawo yitaga Imana ateka abantu kumwita ko ari Imana, yararimo arasokoza umukobwa w'ibwami, igisokozo kiramucika kigwa hasi, arangije aragitora avuga bismillah. Umukobwa arabaza ati se ni papa uvuga cyangwa n'indi mana uvuga? Umudamu aravuga ati ni Imana yanjye, ariyo Mana yawe, ni nayo Mana ya so, ariwe mwami. Ajya kumurega. Ibyo byarangiye Farawo ategetse yuko bacukura umwobo bagashyiramo inkwi. Wa mudamu barabwira ati tujye kutwika n'abana bawe. Mu kumutwika we n'abana be yabwiye Farawo ati ndagusaba yuko amagufa yanjye n'abana banjye uyakusanyirije mu kintu kimwe uyashyingure hamwe. Niko byagenze. Farawo yatwitse umwana umwe ku wundi, umudamu agiye kujyamo yarafite umwana mu mugongo ahetse, agiye kujyamo agira impuhwe za kibyezi ko umwana we agiye kubigenderamo. Umwana aramubwira ati mama rwose ihanganira umukuri. Uwo ni umwana wa gatatu wavuze akiri umwana muto cyane. Bavandimwe rero ibi ntabwo byari umwihariko kuri Isa ibn Maryam ko yaravuze akiri umwana muto cyane. Dore yuko yavuze ari umwana muto cyane agaragaza yuko nyina ibyo bamushinza n'ibyo bamuvugaho atari byo. Bavandimwe kuvuga ko Isa ibn Maryam ni igitangaza, kandi tubibona ko ari ubuhambari bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Reka rero twinjire ku mateka ya Isa ibn Maryam, ukuvuka kwe nk'uko tubisanga muri Qur'ani suratu Maryam
dore yuko ari amateka meza cyane y'ivuka rya Isa ibn Maryam. Isomo dukuyemo aha ngaha nuko uyu Isa kuvuka kwe ni ibyishimo ku bayisilamu, ni umunezero ku bayisilamu. Ugomba no kwifuriza umukristo ati nkwifurije isabukuru nziza y'ivuka rya Isa ibn Maryam, intumwa y'Imana. We abifata uko we abyumva nk'imyemerere ye, nawe usigarane imyemerere yawe. Hari ibyo duhuriyeho, icyo duhuriyeho ni icyo ngicyo gikomeye cyane. Hamwe nuko ni itariki ariyo tariki ntabwo twemeranya itariki ya Isa yavukiyeho. Iyi ni itariki 25 abantu bicaye barayemeza bayishimangira bavuga yuko ariyo tariki bagomba gutangariza isi yose, ariko nyamara itariki si yo twitayeho, umunsi w'izina si wo twitayeho. Icyo tureba ni ukuvuga kwa Isa ndetse no kubanira neza abakristo, abavandimwe bacu tudahuje imyemerere. Iyi rero ni Noheri, ifite uko yitwa mu ruhande rwacu. Ku ruhande rwacu tugomba kumenya ko ni inyigisho zihambaye kuri twebwe. Turakomeza inshallah akandi gace ka kabiri tureba muri rusange uko Isa yavutse nuko byagenze. Wabillahi tawfik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.